Ni mu makuru azindutse akomeza kugenda avugwa hano hanze aho mu karere ka Rubavu rwose bavuga yuko besheje imihigo, ariko ngo muri uyu mwaka wa 2025-2026 nubwo bitagenze neza, ariko ngo bafite imigambi mishya rwose yo kwesa imihigo muri uyu mwaka wa 2026-2027. Ni mu gihe rero bari bafite kubakira inyubako zigiye zitandukanye, ubwo n'amazu yo guturwamo abatishoboye ndetse n'abatuye mu manegeka utabariyemo abasenyewe nibiza, bitewe nuko iyo minema izagenda ibubakira. Rero ngo baragiye bagerageza kugezana n'aka kanya bagishaka ubushobozi. Turaza kugaruka rero muri Guinea, aho rero Amadi Doumbouya yagarutse mu gihugu nyuma yuko batangaje yuko amerewe nabi cyane, ubuzima bwe butifashe neza habe na agakeya. Uyu mugabo rero turaza kubikomeza kugenda tubigarukaho neza cyane, ariko reka tubanze duhere muri Rubavu. Rubavu rero urabizi yuko ni kamwe mu turere duteye imbere cyane hano mu Rwanda, ni kamwe mu turere duteye imbere cyane, dufite ubukungu ubuhambaye, dufite abaturage beza rwose. Aha rero bavuga yuko bakeneye miliyoni zirenga 200 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo zizifashishe gukomeza kugenda bubakira abantu bari mu manegeka. N'ubuyobozi rero bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ibingibi ubwo muri 2026-2027 yuko bufite rwose kuzabona miliyoni 201,657 n'amafaranga 28 yo kubakira abatishoboye ndetse n'abagituye mu manegeka, dore yuko aka ari kamwe mu turere dukomeza kugenda twibasirwa n'ibiza bigiye bitandukanye. Ni imbaraga rero zikomeje gushyirwa muri gahunda yo kubakira imiryango 899 ituye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, ubwo ngo turavuga mu manegeka. Rero hakubakwa n'andi mazu 1996 nayo rero ngo ni indi miryango nayo ituye ahantu hatameze neza nayo akubakwa. Ubuyobozi rero bw'akarere ka Rubavu bahagarariwe n'umuyobozi w'ako karere nyine Murindwa Prosper yabwiye abanyamakuru ko rero hakiri gushakwa ubushobozi kugira ngo nyine iyi miryango izatuzwe heza nayo ibeho yishimye. Ati rero mu mwaka w'imihigo dusoje wa 2025-2026 twari dufite umuhigo wo kubakira imiryango 907, twabashije kubakiramo imiryango 8 yonyine. Ati rero bihise bivuga yuko hasigaye imiryango 899, uri kumva yuko bakozeho gakeya cyane. Ni mu gihe rero kandi ati rero twahize gusana inzu z'imiryango 255, ariko rero tumaze gusana inzu zigera kuri 59. Urumva yuko ngo tukiri hasi cyane. Aho rero dukomeje gushaka ubushobozi bwo kugura amabati kugira ngo rero izisigaye nazo zubakwe neza cyane. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu Dr Ignace Kabano mu kiganiro na igihe.com dukesha iyi nkuru yagaragaje ko rero muri aka karere abaturage bamaze gusobanukirwa na gahunda yo kwishakamo ibisubizo mu gufasha bagenzi babo. Ati rero tunezezwa cyane n'uburyo imyumvire y'abaturage igenda ihindagurika kandi igahinduka mu buryo bwiza, ku buryo rero mu kwishakamo ibisubizo mu buryo buri mu murenge abajyanama guhera ku mudugudu bagiye bishakamo ibisubizo, bagenda bagura amabati bubakira abaturage bagiye batandukanye bavuye mu manegeka. Yakomeje avuga ko rero mu gihe manda y'inama njyanama iri kugana ku musozo, ati rero bifuza ko abaturage bahumuka bagakomeza kugendana na leta ndetse n'ibyemezo biganisha ku iterambere rirambye ry'akarere ka Rubavu. Iyi miryango rero ibarurwa ituye mu manegeka itandukanye cyane niyo twavuze haruguru, yayindi yasenyewe nibiza, kubera yuko iyo ngiyo yo
izubakirwa na Minema, minisiteri ifite ibiza mu nshingano zayo. Ubwo ibyo biza urabizi yuko byabaye muri 2023, imiryango igera kuri 870 yose igasenyerwa, ubwo niyo izubakirwa. U Rwanda rero rugaragaza ko rero rukeneye inzu nibura miliyoni 5,500 kugeza muri 2050, mu gihe abaturage barwo bazaba bamaze kugera kuri miliyoni 22. uri kumva ko bazaba bamaze kuba abaturage benshi cyane. Rero nibyo ngibyo twakubwiraga, reka tukugarukire kuri Amadi Doumbouya. Amadi Doumbouya muramuzi yuko numwe mu baperezida bo muri Afrika rwose bakoze ibintu bidasanzwe, batigishije Afrika igihe yari umusirikare wo mu gihugu cy'Ubufaransa, nyuma akaza kuva muri icyo gihugu kuko no Umunyagineya utumva ngo yavuye mu gihugu cy'Ubufaransa wumve ngo ni Ubufaransa bwaje gukoloniza, oya, ahubwo ni Umunyagineya, ni Guinea Conakry, ni Umunyagineya ariko wari uri mu ngabo z'Abafaransa. Nyuma rero yaje kuva mu ngabo z'Abafaransa ayerekeza mu gihugu cye cya Guinea Conakry, asanga ngo ubuyobozi bwifashe nabi, inyeshyamba, ubukene bwose n'ibindi bintu byinshi cyane, ahita ahera aho ngaho rero gake aza guhirika ubutegetsi. Mu gihe rero ahiritse ubutegetsi ahita abwifatira vuba na bwangu, mu kumara rero kubufata aranabuyobora, abaturage bagenda banamuyoboka. Gusa muri iyi minsi hari inkubiri ndetse n'andi magambo menshi cyane agiye atandukanye avuga yuko rwose Amadi Doumbouya ngo ararembye, ngo ameze nabi cyane, ibintu bishobora gutuma adakomeza kuba yayobora. Bakavuga bati itegeko nshinga rwose ry'igihugu reka ryubahirizwe, niba koko atameze neza aveho hajyeho abandi. Rero ni mu gihe inkuru zikomeza kugenda zivuga gutyo, zikavuga yuko ngo yagiye hanze gukomeza kugenda yivuza, ngo hari igihe yagiye muri Qatar, ngo baperereje neza ngo basanga ntabwo ariho yagiye, ngo yagiye ngo kwivuza ngo muri Singapore. Nanone arongera avuga ngo yagiye ngo yagiye ngo i Burayi, ngo nyamara ngo yari yagiye kwivuza, bagenzura neza nyine ngo babona ubuzima bwe ntabwo bumeze neza, noneho kubanamubona ngo babona ngo yarananutse bikomeye cyane. Ibyo ngibyo rero abaturage bakabigenderaho bakavuga bati rwose ntago bishimishije habe na gakeya gukomeza kuyoborwa n'umuntu urwaye udashobora kuba yafata ibyemezo, kandi nawe ntago aba yiteguye kuba yareka cyangwa se ngo arekure intebe y'ubuyobozi yagezeho bimugoye cyane. Amadi Doumbouya rero yaherutse kujya mu biruhuko mu gihugu cy'Ubugiriki, aho ngaho ni Burayi. Avuga yuko afashe akaruhuko k'umwaka nk'ibisanzwe. Urabizi yuko abakozi ba leta n'ubundi naha mu Rwanda bajya bafata ikiruhuko cy'umwaka, agafata amezi 2 yose adakora, yibereye mu kiruhuko, ari busy, aryoshya, ari mu bintu byiwe bisanzwe, muri za business ziwe, mu mafamu yiwe no mu mirima yiwe. Uyu nguyu rero nawe yaravuze ati reka rwose ngiye mu biruhuko, nkuko ujya wumva ba Trump bajya mu biruhuko muri za Ohio, bakajya mu birwa n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Uyu rero nawe yaravuze ngo reka ngiye mu biruhuko by'umwaka, ahita yerekeza mu Bugiriki. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kugenda bavuga ati ntago yagiye mu biruhuko, ahubwo yagiye kwivuza kuko ararembye bikomeye cyane, ntabwo ari ibintu bya hafi, ararembye. Ati rero niba adashobora gutegeka naveho abandi bayobore. Rero ibyo ngibyo babivugaga babiterwa n'iki? Babivugaga babiterwa nuko akijya ku kibuga cy'indege yerekeza mu Bugiriki yaherekejwe n'ingabo, abaturage, abaminisitiri ndetse n'abandi bayobozi bari mu rwego rwo hejuru n'abadiplomate bo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Bakavuga bati ese uyu muntu agiye mu biruhuko koko, cyangwa se yirukanwe ku butegetsi, cyangwa se avuye ku butegetsi? Ubu se igihugu kirasigara gitegekwa nandi? Ibyo ni ibintu bisanzwe rero kuba umukuru w'igihugu yafata akaruhuko. Ariko ikintu kidasanzwe ahangaha cyagaragayemo nuko yaherekejwe bikomeye cyane. Abantu bagahita bavuga bati rwose ibingibi ntago ari gusa, nta nubwo twanabyemera, unatubwiye ngo tubyemere ngo ni gusa, waba uri kutubuza gukora analyse, kandi ibingibi ntabwo ari ibintu byanyabyo, nta nubwo ari ibintu byemewe cyane. Kugeza muri aka kanya rero mu kumva ayo magambo ndetse na view nyinshi cyane zigeze ziva mu baturage ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, dore yuko muri ino minsi ari kunengwa cyane, akanengwa cyane yuko adafite imbaraga, n'abamubona bakavuga bati rwose yarananutse, yashizemo. Ni nayo mpamvu ari gukomeza kugenda kutitwara neza cyane. Ubwo rero bivuze yuko
bivuze yuko aramutse afashe icyemezo akareka kuyobora Guinea byaba byoroshye neza cyane. Ibyo ngibyo rero yarabyumvise ahari. Murabizi yuko igihugu n'ubundi kiba gisanzwe gifite za maneko hirya no hino mu gihugu kugira ngo zumvirize ibyo abaturage bagiye batandukanye bagenda bakora. Uyu nguyu rero mu kubyumva yahise avuga ati rwose ibi ngibi nanjye ntago nabyemera habe na gake. Yahise ategeka vuba na bwangu guhita agaruka mu gihugu ciwe. Ubwo ku munsi w'ejo ku itariki 15 nibwo yasesekaraga muri Guinea avuye mu Bugiriki, ndetse aherekezwa bitangaje, aherekezwa bikomeye cyane nk'uko nawe uri kugenda ubireba aho ngaho. Ku mafoto twakomeje kugenda tugushyiraho. Yaje aherekejwe ibimoto binini cyane, ndetse yicaye ku buryo buri preferential rwose, akagerageza rimwe na rimwe akanahaguruka agasuhuza abaturage, nabo bakamusuhuza bamwereka yuko bamwishimiye cyane, nawe abereka ati ni njyewe ndahari, ntaho nigeze njya, ndahari wese rwose. Maze abaturage bagakomeza kugenda bashyira agatima rwose hamwe. Ni ibintu rero byabaye show nziza cyane, ariko nanone bikagaragaza imbaraga z'umuturage yari mu gihugu cya Guinea, bikagaragaza urwego rwihangana hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abavuga rumwe n'ubutegetsi, bitewe nuko bateye hejuru rwose, bigahita bituma ava iyo yarari mu biruhuko, kuko yaje nta n'ukwezi kurashira, aje ikiruhuko kiwe kikiri kibisi. Bakaba rero ari ibintu bisa nkaho ari byiza rwose. Reka tukubwire ngo ukomeze kugenda ugira ibihe byiza.